mu bintu byiza hano ku isi, kwiga nibyo bifite akamaro. Umuntu wese ahora yiga akongera ubumenyi. Ikintu umuntu aboneye ubusa akenshi agikoresha nabi. Imana niyo igenga byose, yaduhaye ubwenge, ariko mu kuduha ubwenge yaduhaye ubugereranyije, natwe dushyizeho akacu kuko nayo irafashwa. Imibare twiga mu ishuri ifite akamaro mu buzima, kuko iyo ukora utabara uhomba ukababara. Twiga indimi z'igifaransa muzi ko gikora mu Rwanda, iyo ugeze aho bakivuga uricara ugaseba. Mu bintu byiza hano ku isi, kwiga nibyo bifite akamaro. Umuntu wese ahora yiga akongera ubumenyi. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Iyo umuntu akuriye mu muryango urimo abana bakuru amenya utuntu twinshi. Kristo Yezu akuzwe. Iyi ndirimbo ni iya kera mbere ya Jenoside, najyaga nyumva na bakuru banjye, ni ukuvuga ngo ni nziza. Mu buzima tubamo bwa buri munsi, iyo ukoze ibintu nta mibare, iyo ukoze ibintu cyangwa se iyo ubaye mu buzima budafite intego, ubuzima bwawe burarindagira. Kristo Yezu akuzwe. Nagiriwe amahirwe yo guhura n'amahugurwa y'akazi kanoze, ni ukuvuga ngo mu buzima bwa buri munsi jyewe niha intego. Hari intego y'igihe kirekire, hakaba n'intego y'igihe kigufiya. Kristo Yezu akuzwe. Ni ukuvuga ngo jyewe mu mibereho yanjye ya buri munsi nigenera intego, nkavuga nti mu myaka iyi n'iyi cyangwa se mu mezi aya n'aya ndaba mfite iki. Kristo Yezu akuzwe. Intego yanjye rero buri gihe nyigeraho, iyo ntayigezeho ndababara. Niyo mpamvu rero mpangana no kugira ngo ngere ku ntego yanjye nihaye. Iyo ukora utabara urahomba ukababara. Kristo Yezu akuzwe. Nk'uko ino ndirimbo ibitubwira, ni ukuvuga ngo mu mibereho yacu ya buri munsi, niba ufite akazi, gerageza kugena intego y'ubuzima bwawe. Uzirikane ko aka kazi ufite uyu munsi hari umunsi kazarangira. Uzirikane ko aka kazi ufite uyu munsi hari umunsi ushobora kubura imbaraga ntubashe kugakora. Kristo Yezu akuzwe. Ushobora kubura umukozi wa leta, ushobora kuba wikorera, ushobora kuba ukorera abandi, hose ushobora kugena intego bigashoboka. Niba uri umukozi wa leta ukaba uri mu kazi, teganya ko aka kazi ufite uyu munsi ushobora kwibona utakarimo. Uteganye ngo ese igihe naba ntakarimo nzabaho nte. Niba uhembwa amafaranga 100,000, ugene uvuge ngo nzarya 80,000 nizigame 20,000. Niba ukorera 200,000, uvuga uti nzarya 160 nizigame 40,000. Ayo mafaranga nutazajya uyizigama ku kwezi, uko ukoze bigahwaniramo n'umushahara wawe n'ibyo ukeneye byose, uzaba ufite ubuzima budafite intego, n'ako kazi ntacyo kazaba kakumariye. Icyaba cyiza